guys bakunzi ba BCTV show tukaba turi mu karere ka Huye. Hari ibiganiro nagiye nkora mvuga ngo mfite ababyeyi babiri, papa wanje ni umurundi, mama wanje ni umunyarwandakazi. Imyaka nabaye Burundi niyo nabaye mu Rwanda naho bihuriye. Rero niyo mpamvu nashimye kubatembereza mbereke ahantu nge nakuriye kwa mukecuru wanje nyine ubyara mama. Aha tugeze iyi hoteli yitwa harya bayitaga ngo kira barayihinduye kuri kaminuza Butare. Narangaye ni kuri kaminuza Butare. Ndaje mbereke n'ahantu nakoreye ikizamini cya leta. Urumva ntago nzibagirwa ibintu byambayeho mu kizamini cya leta Sarpo muri 6e primaire. Twakoze mu Gifaransa barambajije ngo quel est le nom du pape. Niyo sagambayeho nazijya nibagirwa nyiri umwana ngo quel est le nom du pape. Bumva barambajije izina rya papa. Aho kwandika Benoît XVI niyandikira amazina ya papa wanje. Numvaga bavuze pape nibaza ko ari mashini yanditse nabi niyandikira amazina ya papa wanje rwose. Banga Igifaransa nawe Quel est le nom du pape. Urumva mani ntago nibuka ukuntu babyitaga. Aha tugeze ni urwibutso rwa Jenoside. Uyu muhanda ubona uramanuka ukajya aha ni muri kaminuza. Hano hari ahantu umuhanda hari muri bino biti hari umuhanda ucamo hano ugeze hano ku Mukoni. Hari umuhanda urimo ujya iza hari hakurya bayita ngo kira Impare. Oya ntago ari Impare, nibagiye ukuntu bahita kabisa. Rega imyaka ni myinshi ntagera. Hano hasi hari igishanga najyaga njya gusura abantu b'iwacu nyine muri famiye. Uyu muhanda uyu umanuka abantu kera noneho cyari igitaka cya danje, twacaga ari ibitaka kabisa. Bango hano tugeze ni Rikaitse nakoze mu gikorwa cy'urukundo. Aha rero niho bita ku Mukoni. Aha niho bita ku Mukono ubundi. Hari urakomeza ukajya Icyarwa, uramanda urakomeza ukajya Icyarwa. Hano urakomeza ukajya Itumba, Rango, Mukoni, Campus. Urumva hano turi ku Mukoni, aha rero ni Itumba. Mutabona hano turi mu mujyi, turaza kugera noneho mu cyaro. Guys, najyaga mva ahantu turi kujya n'amaguru nkajya kwivuza ku bitaro i Butare. Kumva navaga n'amaguru nkazinduka mu gitondo nkajya kwivurizayo. Icyo gihe Sarpo ndi kwa story reka. Icyo gihe 5 icyo gihe nabaga ndi umwana ariko y'abana nararwaye ikintu cyitwa imvunja, ikirenge gifite umwate wa danje. Umwate none wumva mubwire reba hano nakoreye ikizamini cya leta. Yego cyo ngwiki reba hano école primaire Kibondo niho nakoreye icya leta. Hano niho nakoreye icya leta. Abantu bahibuka baratubwira ba Faustinho barahazi Kibondo Tumba. Hano nakoreye examini cya leta. Areo ni Tumba. Sarpo baze ko nabaga ahantu turi kujya n'ahantu bita ku Nkubi. Nabaga ku Nkubi nkajya mu mujyi. Urumva n'amaguru w'amaguru kandi gare se ntabwo ijana ntabwo atera igare. Iryo jana se nabaga narikuye. Iryo jana ryabaga ryafuye. Iryo jana cyabaga cyari umva ijana ryabaga ari ikibazo kuribona. Niyo naribonaga naguragamo irindazi cyangwa se nkaguramo icyo gihe hari ibintu bitaga ibidiya. Bita bidiya nabibona. Gende bupfa. Cyaguraga 10. Ubwo nabaga mfite igiceri cy'ijana cyangwa cya 50. Harayo najyanaga mu gasobanuye. Nagiye no kuri Afrika. Ntabwo ko najyaga mu gasobanuye Mirango. Ndaje maberekana neberaga gasobanuye cyangwa
ego ko njye nazunguje n'ubunyobwa narazunguje ego ko natekaga n'amasambusa nkajya kuyacuruza nkava ku ishuri ngatangira kuyacuruza ari kumva byari ibintu nyine bitoroshye mw'abantu mwe mukabona umuntu agira gutya akagera gutya ukagira ngo iki biba byaravuye kure ibaze ko nabaga ahantu ku Nkubi nkajya kwivuza ndwaye nukwera nambaye inkweto nari kubereka ahantu umusumari wigeze kunyica nkajya njya kwivuza mani nyine njye nabanaga na mukecuru tu mukecuru wanjye nkaba nta mufuna ngo mugore uyu yitwa Wizi murabona ko kishe umuntu ntago ibintu bimeze neza hano ni kwa padiri abantu bahayuka barayibuka kuri Don Bosco kwa padiri Wizi aba yiruka aguruka nta nubwo yatuma mbereka neza hano tukaba tugeze mu irango kwa padiri hano hantu noneho kino side nta hahari noneho ubu ukuntu binarenze uno muhanda wari igitaka bro uri kumva hano niho ubundi nazaga gucururiza utuntu tw'uduhene isoko barikuyeho riri hariya imbere nacuruzaga utuntu tw'uduhene nkaza gucuruza utuntu tw'uturindazi bizigende gake mbereke najyaga nza kwiyogoshesha hano zino nzu za hano habwa harimo udusalo de coiffure none nazaga kwiyogoshesha igiceri cy'ijana nkiyogoshesha hano urabona ko iri ni isoko Rango Modern Market urumva hano none ntabwo byari bimeze uko kera mbere ntabwo byari bimeze uko barahubatse dore ahantu nabatirijwe ndasangira kubatizwa guhazwa no gukomezwa kuri no paruwasi ya Rango ahangaha rwose ni urucabana Kiliziya Gatolika hano niho hantu nabatirijwe nyiri uruhinja ndanahazwa ndanakomezwa uyu muhanda mubona turi kuzamuka tujya ahantu bita ku Nkubi ano mashuri ni mu Irango naho narahize nize ku Nkubi niga no mu Irango hose narahize ahantu harahindutse uno muhanda wari igitaka uyu muhanda umanuka gutya oya ntago ari uyu ni uyu nguyu niwe ujya Ikibirizi ahantu bajyaga bavuga ngo hari umugabo witwa Nyamaswa wacagamo hariya hasi ku Nkubi sasa Nyamaswa ngo yaryaga abantu aha rero ni ku Nkubi Wizi tukaba tugiye kugera ahantu njye kuriye ahantu ndi uruhinja noneho muraza kumva n'amazina banyita atandukanye n'ayo muzi muri kumva Sarpo muri kumva reka bakwite Gashuye n'umwe Gashuye n'umwana twakoranye ndagake kuri ntago nza kuyibuka uyu muhanda urimo hano kano ganda karimo hano niko twinjiranamo ahangaha niho nakuriye ni hano ntago nahibagirwa muri uyu muhanda niho nakuriye ebana oya kera hari hameze gutya ntago hari hameze gutya mana aha niho mu rugo rero ebana nakuriye byatari hano ni muri site zanjye hano mvuyemo abantu bose bahita bamenya dore hano ni kwa mwene wacu urumva ahangaha ni kwa mukecuru muraho neza fatira gukinja kumusoza So guys, hano niho nakuriye niho nataye uruzogi bro. Sasa dore hano hantu mubona hubatse niho hari mu rugo. Najyaga mfata no muhanda nka Wizi aragenda nk'umuntu wazi. Hano hantu mubona ahangaha hubatse ino nzu niho hari iwacu. Niho hari mu rugo. Wizi hagaza. Niho hari mu rugo.
ahangaha niho hari inzu yo mu rugo, niho nabaga nyine kwa mukecuru, urabona barahagurishije barahubaka. Hari inzu nyene zitandukanye, harahindutse kabisa. Dore najyaga hano hantu muri ino sina, niho hantu najyaga nicara byancanze mvuye ku ishuri nkajyamo n'imbere. Turacyakomeza. Ntabwo bigeze babikora ko hari imva. Hari imva mani hashinguye mukecuru nako sogokuru wanjye. Uri kumva, iki nicyo cyaro cyo mu rugo kabisa. Harahindutse, abantu bazi ku Nkubi harahindutse, sinzi ko ntari buyobe. Urandi kujya gushaka mama wacu wabaga muri bino bice, nimba bataragiye nabo simbizi. Abantu bagiye bagurisha barigendera bahubaka inzu, bagenda bahubaka. Umusaza ntabwo yanyibuka ariko ngenda mwibuka. Hagati aho nyine uriya mukecuru nsuhuje ni mwene wabo, ntabwo nzi ukuntu nabivuga nyine. Umugabo we yavukana na sogokuru wanjye. Umugabo baracyariho? Oya, yarapfuye. Dore hariya turaza guca tugaruka, ni mashuri ya primaire nizeho. Okay, uri kumva, hano hantu habaga umwana twiganaga bitaga Mukandayisenga. Muri make izi niho hantu kuri hari ahantu mubonye ndatangaye, nubwo nzi ko basenye, nzi ko inzu igihari turakata gutya, nzi ko inzu igihari. Akamana Gwizi akaba yari umuvandimwe wanjye, bazi ukuntu turi kugenda ahantu wagira ngo si ubwa mbere tuhaje. Waraje kumwerekana? Naje kumwerekana ntiyabimenya. Okay. Ugeze? Utangiye kubona voka se ziri? Dore aha hose ntabwo hari ameze gutya bro, barahubatse. Hari amazu wizima nkubwire. Shaka ahantu uhagarara hano tugende n'amaguru, kuko ntabwo imodoka yakwinjiramo. Ntabwo yakwinjira, turakatamo hano. Ntabwo katamo hariya. Wizi no muhanga ndabizi. Wizi ntabwo azi gukamera gusa. Ahubwo se ntibaragurisha ngo bagende. Dore ni hari hakurya. Tugiye muri bino bitoki hariya munsi. Rero nashaka n'abahagaze nereka abanyengende kavukire ibyo bintu byanyu, adukubita ikintu cyitwa copyright man. Twereka abanyarwanda ibyo byanyu mwamwivugishwa ngo ntabwo ndi umunyarwanda ngo iki. Bereke nyine mu rugo tu. Ahangaha dore igihe tamari mava itakiraka. Ni mubi cyane mu guhinga. Kino njye mva nkubwira, nzi no guhinga, nzi no kubagara, nzi no kwandika zero. Nzi no kwandika zero, ukumva? Kwandika zero ajya bisobanura iki? Mpaye. Ntabwo uzi kwandika zero? Gufata amanoso urabizi? Umuntu yakuvugishije n'ibinoza by'ibishegu byene. Kandi kiki mu uzakwandika zero utaryamye n'iri kumwe n'ikindi. Yego. Aha, cyane. Tugeze ahantu tugiye ni ku mutante. Tantine hajya mu Kinyarwanda bavuga gute? Uvukana na mama, ba mama nyine baravukana. Mama wacu wanjye ko wanyu. Mama wanyu. Kwa mama wacu niho tugiye, sinzi ko tuza kubasanga aho. Naho nyine najyaga mva ku ishuri nakubiswe nkaza niruka bakangaburira, niho tugiye. Turi ku Nkubi, guys, turi ku Nkubi cyangwa muri kubo. Sapa ibintu bibereye mu naga. Ibintu byo gutera neza babijemo gute? Ako Imana ireba umuntu kabisa. Shishi. Reka wase nawe tukagushyiramo. Nuko bagiye kunyerekana ku gipapa cyane. Umuntu ujya kwa sobukwe yambaye ibipapa. Guys, turi mu cyaro mu byibuke, nimubona ibintu bidasanzwe none. Ngiye kwerekana mu Nuko cyishe umuntu agiye wabo w'umukobwa yambaye. Urukundo ruba mu nzozi gusa. ni
Ibise barabizi sha. Ibi ni ibiki? Ni igitoki. Ubu n'umukanana shange ndi mu bica. Umwana n'ubukibwa. Igihimba kiwe tsena bakita gute? Iki vovo shaka. Oya, kino cyose. Mutumba we. Mutumba. Mutumba yari mubi cyane ha. Kino giti bakita ngiki? Gereveriya. Gereveriya. Akesha. Isombe sha. Isho mu kuvuga ikintu ariko nkivuze ushaze gusobanura iki. Uri kurindira mvuze gereveriya ugahita ubivuga. Iki si igikamba kitawe. Oya. Abo uvuga ngo icyo kirangwa papa urayizi. Nuko cyishe umuntu ageze kwa sobukwe guys. Mwana mubi cyane kuri yanga yiwe. Timu ya mwana yica. Timu ya mwana we. Bite? Clementi. Mai. Umukwe. So guys, ahantu rero ni kwa mama wacu mko ndi kubibabwira. Uyu nguyu ni mukuru wanje. Ni mukuru wanje baravuka ariko yabaye umurundi. Nguna kusuhuza abantu. Hello. Baoneza. Asa mukuru wanje amubonye. Amubonye murasa cyane. Dore n'umukwe wawe. Uyu niwe umugabo wanje mbazanye. Arakubeshya. Turakunda. Akora mu rugo kuwo nguwo n'umukozi wo mu rugo. Clementi arakubeshya. Amuka mugufi yiwani mushaka. Ihe. Amate akwemo wambara igipapa. Umuntu utambara inkweto ifunze. N'ubusirimu. Hoya, nta busirimu mbonye. Ari cyabaye. Wivuze imbere y'umukuru wanjye. Ndamukunda cyane. Aho marry me. Ugiye kumera nka marry me. Mama jemira mu mugi. Ese ikirundi none. Yavuye hano aragenda ajya gushaka. Yagiye Burundi rwose ngavuga ikirundi. Dore nyine umukobwa ibintu nyine utoki iki. Avoka. Kandi ari uyu nguyu ndi kukwereka. Ati kwisige. Bagwe telescope murebe. Ndi kumukwereka se wizi kuba wacu batangiye kuba. Nuko wizi bahita bamubenga. Nuko wizi wamwanze bavuga ati shere. Oya ntibikunda. Oya byarangiye. Cyangwa ndira. Cyangwa ndira mu ntara ntabwo bajya babeshya. Mu ntara bahita bavuga ati shere wawe ari hehe uyu nguyu tubona ko ari igihuha. Oya babari. Aravuze ngo shere wawe ari hehe uyu nguyu tubona ko ari igihuha. Oya. Nikavuze nese icyo yisobanuye. Ngwino wicarana. Sheri wiwe nuwe. Kandi sheri wanje mukwereka. Ngwe telescope ndebe. Oya ntabwo wizi sinzi ikintu wakora kugira ngo abone kuri sheri. Sheri wanje mumweretse. Mombebe. Wacu ko bakwanze akiri kare. Baravuze ngo nta muntu. None turakunda nareba n'uburozi n'abudo. Burezera buri yambara izina. Ari he ko ataje gakuramo. Biri. None se bamuhimbaga gute? Babwire uyu. Yitwaga nde? Amwita. Tegereza akubwire. Yitwaga nde? Yarandeze. Oya, agwagira mugabo. Bero rusurarize. Bamwitaga. None se yaje Kigali ngo yitwa ngo Krista. Yabaye Mustari Kigali. Murabizi ko yafashe Kigali se? Murabizi ko yabaye Mustari yafashe Kigali? Ngo Lionel. Ngo iki? Gira naye buhanze nyirasigara umuhanda. Ateye ubwoba Kigali ari gucibintu. Kigali. Kigali ari baracibira. Umubano Mustari uteye. Buganira na nyoko bokosha. Ganira na nyoko. Haryo ubwo mukuru wanjye mupfana iki we? Ubu haryo ubwo ni iki ndeki cyawe? Arakubeshya. Kandi yabyanze wizi bamwanze mu rugo. Izumati ibintu adashaka wizi kurimo. Oya. Abana bapfukana se ubwo bimeze bite? Bapfukana se wabonye ko buko. Nyine ubwo ndeki cyawe. Oya wizi beretse gatoya. Rata ari nge. Mundana na murumuna wawe tugiye kubana. Ari nge n'uyu nguyu. Muruno mwaka. Turi gupanga gahunda yo kubana. Oya reka mubaze ikintu. Sura umuntu mukuru. Ari nge n'uyu nguyu ndi wabona bakundana n'uriya bigakunda. Urebye nyine. Ubugabo se ubutumba ariko reka twumukona bwe.
oya aratareba urebe raturebe uvuga ati umuntu we wambaye ipapa urebe n'icyo nanjye inkweto mba nambaye atambwira abona rindi ninde avuga ati basi uzagire kuri uyu nguyu deshire ujya kwa nyokoboko wambaye deshire ndaza kuri watubwiye ujya kwa nyokoboko wambaye amapantaro acitse utamubona gutya ni imizigo asunika Nyabugogo yakinyabyimba umukira bagaragara bazambara ibintu by'ibideshe umunyabamarira iki reba ngiye ndashaka kumenya izina mwamuhenda ngiye nicyo kintu kintu kugeza no masaha sinzi ngo yitwa urabanza ugure oya ntago muzi nuwawe gwina ijire biri wenda yesuwe biri nusiga avuga urujuru ngana gutyo biri akira mfata njye kumusohora agaruka ese ubuvuye katatu vuye za Kigali yo ngiyo ese mucamuza ahanyene mu uyu niwe biri biri VP imyaka yawe ntangiye kuyikimanga kongera kumbwira ngo ufite imyaka ngo 17 muri za 37 40 ngo 17 niko yatubwira none niba warahetse muri umugabo nk'uyu uyafite ko ya nibiri musasi abantu nsuko bari kubireba se imyaka 14 urumva biri wabonye musanzire wawe sanzire hoya ni nuza turakundana dufite gahunda yo kubana biri vuba cyane ni ngewe barakubesha muri bana babiri urahita mone yego oya biri wowe tubwati arije n'uyu tunguruza gira ukungu kandi ntugendere ku bugabo si ubutumbi biri se gawe kabireba arabona umuntu uri smart ruba kandi nabyo yize biri nindi wagira ngo nta kibazo gira uko bisana bici bigenze gute biri tubwire igorata wereba biri reba vuga ati uyu nguyu umugabo ariyize mwese barabana biri sha naseka we vuga ati uyu nguyu ndabona rero wapfa kubugerageza umamahera menshi sha akira biri telefone yangiriye biri ijana biri apo akira biri nabonye phone yangiriye akira mushiki wawe ndamukoyesha phone yangiriye niri kuri umuntu biri gere kaze nkohereza amadolari phone yangiriye he man ijana ntabwo rigura umuntu biri bagwa amafaranga bene wanyu se iyo ntabwo umukobwa uje gusura ntawe uhari mugabo nawe uri umurundi umviritsa ndakubwire mugabo ikipe ya Rayon Sports urayizi ngiye kukubaza ibibazo nubitsinda ndakugurira akantu nabaye abakinnyi ba Rayon Sports uzi abakinnyi ba Rayon Sports gerageza uzamuke batatu vuga batatu bonyine bwira abo waruzi abo waruzi se ni bande ahubwo ufaniye ikipe mu Jarambere Gatare se ntago muzi ko yakinnye muri Rayon ufana Rayon nisi gute ufana Rayon nese umwataka bita Marcel Rutagaramo ntago muzi ari gukina uwo bita Jarambere Gatare we ntago ujya umwumva Papa Savas ukina muri Rayon Sports ariko urabumva nyine ukuntu bakina bareze football Papa Savas umwumva ari gukina bamenye uramwumva kumva ukuntu ajya muri defense yataka amenye wumva ari gutya ari kwataka akina imbere cyangwa akina defend arataka cyangwa aradefend ikujya ibyumva ariko urujya umwumva ko ari gukina bamenye na Papa Savas uwo bita se Rugangura Gisere ujya umwumva wumva ari akina muri APR cyangwa muri Rayon unyine kumva akina ujya wumva kuri radio akina ugeranyije wumva yabakina nk'umuye kipe dore umuntu ubizi uyu ngo yarabizi tubonye umufana wa Mukura final mana yanjye
Niyo kirajyo bo. Oya abana n'ubumuga bwo kutumva. Abana n'ubumuga bwo kutumva turaragurije. Ko kutumva. Arabyumva ndabikubwira arabyumva. Ni mubi cyane. Arabyumva. Uyu mugore azantunga nje maze kubivuga. Kishi washatse neza. Uyu mugore azantunga. Azimo batanu. Nakubwiye ibintu mwashyize abajije ukunda reyo. Niko mwanditse ngo ukunda reyo. Bundi washatse neza. Wazogutunga muzoba. Arazi no kwandika. Ikipe ya Rayon Sport arayizi. Oya. Ubwo ndamubaza ngo tumubaze ngo nabahe bakinnyi. Niyo match ntayireba mbonye ukunguku gusa. Harya ke bandika gute ke. Umugore azantunga. Awaretse. Mubajije ngo nabaye bakinnyi uzi. Tangira umwereka. Wow. Mubajije ngo nabaye bakinnyi uzi bo muri reyo. Azi Rwatubyaye. Rwatubyaye Abdul Kapiteni. Azi Rwatubyaye. Ako urumva ko mane ni impano. Ni impano kabisa. Niba ari muzi ko nzi kuvugana n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Nibwo kishi nzagutunga. Mu izina ry'Imana uzantunga giye nabibona. Maze nimba afite telefone kugira ngo muremere guys. Ndiwa muhungari. Namurinde mama wagira. Ahubwo mbonye umugabo wizita mureke. Umva twigendere. Oya nibyo. Onde wizi kandi urabona ko asumba wizi. Wizana na musumba byibuze. Wasanga n'umuntu uzandura. Onde wose yambaye ipapa. Icyamurusha ko yambaye ipantaro ya deshire. Akomfateza vuga kubwiye. Reba urabona asumba wizi. Kandi bose bambaye ipapa. Mundi boda nyago zazirenze igihe. Sisarupo ishyari ubu mfitiye n'irigi. Ntashari babona si inkweto. Gira ko ifitina bro. Iryo ni ifitina. Oya kandi none ikindi. Mbonye ukuntu byatuntu wawe dushwase. Ubu nta kantu na kamwe kandi wumvishe. Telefone mfite hano. Iyo modoka. Ndamwohereza amafaranga gute se yakugurira ni. Ntago. Ese ko weka ifite. Akunda Rwatubyaye. Wapi na telefone ufite? Nahise biragenda bite? Wese nta nimero. Namubwira ko tuzagugaruka se. Ese ni bugaro. Yo abakuresha urumva ko mbwira ngo abakure. Bazana ba. Wumva no? Kure. Bari. Mani abakure mwana babo profisi nkangagira. Ati kipe ya Rayon Sport nyemera ko umburuno wizina abakozi ba BCT. Oh ndi interpret ntabwo muri buke. Kuki tutazanya akajezi tuba tukamuhaye kabisa tuba tumuremeye twayitaye mu rugoshu mu ntebe. Ukagenda wambaye hejuru ukayimuyungi wambaye. Suna jezi nyimuhe. Ugende wambaye ubusa. Na jezi nyimuhe. Oya. Ngiye kwambara kandi gapira hejuru. Oya ataza gutuma. Turacyari mu kazi mwana. Nari kuyimuha. Kristi. Bye Kristi, umukobwa wanyu nzamukunda. Clementine wacu. Nzamukunda.
tuzamukunda tumukunda akaze agataha nkaba niboneye sheri wanjye muri Kishumu reka kugira inama ukunda Christelle byasaba ko twakwifatanya turi babiri tukareba ko twamutunga turi babiri tugafatanya ubu barabizi ko wizi afite telefone cyangwa umwe cyagora barabizi ko wizi afite imodoka ngeze ngira imodoka ko ari iyawe ko twabanze ivangamutungo ibi byanjye nibyo byawe bebe none si ubu koko mbuze ikintu nk'umwe mwandiki nta na bike dufite ngo tumwandikire nimero aze kutuvugira arishimye ati mbonye umugore w'umukire ashaka abone ngo ntwaye imodoka bunira icyo yishaka twara ugeze hariya inyereke shimisha umufana oya gushimisha umufana se nta kintu muhaye byo birasaba ahubwo wizi turabigenza gute nitendeke tugere ku muhanda tugere ku babaye MTN nire neza ahubwo we nabazamuka oya murajya muri batatu mufatirana undi mwana yigire mu modoka katumwijyane hano Sarupo ugomba kumuha 5,000 Kristo akamuha 5 nako famiye wizi 5 famiye wizi ngo Kristo amuhe 5 nanjye ngo nako famiye wizi imuhe 5 nyine famiye sho ese wajya uba proud yanjye ndi proud yawe sho so guys ntabwo uri uyu mwana mwabonye ko agendana ubumuga ariko ibintu byose arabyumva kabisa afite tara yihariye umuha agafaranga ni bake ushobora gusanga afite ubumuga bwo kutumva cyangwa bwo kutavuga ugasanga barashobora gukominika n'umuntu uyu mwana rero afite tara wa mugore uri gushaka ikinini arongera nta mukobwa uyu munsi ndi bwitaba imbabara ndi kumwe na shehe mwakoze cyane nari ngiye kubereka ahantu nakuriye ahantu navukiye ntabwo nagize amahirwe yo kubona abandeze umutantine mwana babwiraga uvuye no guperezanta sheri najyanye na sheri nuko bamugaye ngo yambaye kabambiri ariko bashimye ngewe bashimye Sarupo bashimye yajyanye sheri bashima ngewe so guys tubashimire cyane mukomeze gukora subscribe kuri channel yacu mukanya turabereka ikipe ya Rayon Sport n'ikipe y'Amagaju mbega biragenda gute hagati aho n'uruca abana amanota 3 tugomba kwasubiza i Kigali ndabakunda cyane mukore subscribe mu sharing kugira ngo ibintu bashe kugenda neza twameye kwazanira content nyinshi niyo mpamvu nashimye navuze ati ngiye Butare nago nahava nagiye kwerekana nakuri hari abantu benshi bavuga ngo Cristiano Murundi kazi Cristiano iki iwacu ni hariya naberetse harani waravuga uzi no gucumba ubugari no nzi gucumba nzi guhinga nzi ibintu byose ndabizi ya bintu bivugishwa byose zero ndabakunda cyane dusubire mukanya ndasaze